Bene data ndongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndanezerewe ko tugiye kongera kubana tuganira ku magambo y'Imana. Ni umwanya udasanzwe, ni umwanya w'igiciro gikomeye cyane. Ndifuza kugira ngo twongere twibukiranye ibyo twaganiriye ubushize. Topic ya bampaye kubaganiriza ijyanye no kuvuga hejuru ya mission. Ariko iyo tuvuze mission cyangwa se missions, tuba tuvuga iki? Mission ni umugambi w'Imana. Mission ni umugambi w'Imana, nicyo Imana igambiriye gukora hano mu isi. Twarabibonye kuva mu itangiriro, twize cyane cyane isezerano rya kera, tureba umugambi w'Imana kuva Imana irema umuntu kugeza ubwo Kristo yazaga mu isi. Ariko uyu munsi tugiye kureba noneho Kristo amaze kuza mu isi, uko iyo gahunda y'Imana yakomeje kuzageza igihe Kristo azagaruka aje gutwara itorero rye. Rero ndanezerewe cyane kuba tugiye kubiganira. Iyo niyo mission y'Imana, ariko nanone hari missions mu bwinshi. Noneho ni iby'Imana iduhamagara twebwe gukora, kuko umugambi w'Imana ni mugari. Umugambi w'Imana ni wo kugira ngo imenyekane mu isi yose. Twarabibonye yuko ku mutima w'Imana kuva Imana yarema umuntu yashatse gusabana nawe. Icyaha kimaze kwinjira mu isi, umuntu atakaza ubusabane n'Imana. Guhera igihe umuntu amaze gutakaza ubusabane bw'Imana, Bibiliya yose ni umugambi ukomeza wo kugira ngo Imana yongere irestore wa muntu watakaye, yongere agaruke mu busabane n'Imana. Ariko uwo muntu Imana yagambiriye kugirana ubusabane nawe ni umuntu Imana yashatse ko nanone ajya mu isi, akororoka, akagwira mu isi, agategeka ibiri mu isi byose. Imana niko yari yaramubwiye. So bivuze ngo umugambi w'Imana ko ari ukugira ngo abantu bororokere mu isi. Ariko noneho twabonye ko mu isezerano rya kera uwo mugambi w'Imana ugaragara neza. Noneho Imana ihamagara Aburahamu n'Abisiraheli kugira ngo ibagire ubwoko bwayo, ariko ibyo yakoze byose mu Bisiraheli no mu byo yagiye ibigisha byose byaganishaga kuri Kristo, nk'uko twagiye tubivuga. Ndifuza kugira ngo uyu mwanya nongere kandi mbibutse yuko Bibiliya ari inkuru imwe. Bibiliya ni ijambo ry'Imana rigamije kugira ngo ritumenyeshe Imana n'umugambi wayo. Bene data, Bibiliya ni igitabo kitubwira Imana kugira ngo tumenye Imana, tumenye n'umugambi wayo wo gucungura umuntu. Ariko ntabwo ari umuntu gusa. Iyo tuvuze umuntu ari gitwa ngo kugira ngo incungure, oya, kugira ngo icungure abantu bo mu moko yose n'indimi zose, bo mu mahanga yose, kugira ngo bazahagarare imbere y'Imana bayiramye iteka ryose. Iyo niyo gahunda y'Imana. Ibyo rero tubikura hehe? Reka nongere mbereke umurongo umwe udufasha kumva uburyo ki Bibiliya ari inkuru imwe kandi iganisha kuri Kristo no ku mugambi wayo. Ni amagambo yo mu isezerano rishya, tuyabona ubwo Kristo yari amaze kuzuka. Yari yarabwiye abigishwa be icyamuzanye mu isi, ariko abigishwa be ntabwo babashaga kubyumva. N'abigishwa be nubwo bamaranye nawe igihe kirekire abatoza, abigisha, ntabwo umugambi we bahise bawumva, ntabwo bahise basobanukirwa neza icyo Imana yamwohereje gukora hano mu isi. Niyo mpamvu amaze kuzuka nibwo noneho yongeye kubibutsa ibyo yajyaga ababwira. Ibyo batabashaga kumva atarajya ku musaraba ngo azuke, nibwo batangiye guhumuka amaso, nibwo yatangiye kubafasha kubyumva. Amaze kuzuka, iyi nkuru murayizi, nuko tugiye gusoma Luka 24 umurongo wa 44 kugera ku 47, turebe ukuntu Bibiliya yose ari inkuru imwe, ariko noneho ari Yesu ugiye kubitwereka. Iri jambo rivuga ngo maze arababwira ati, aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Bene data, ibi bivuze iki? Bivuze ngo ibyanditswe byose mu mategeko ya Mose, ibitabo 5 byose bya Mose byavugaga Kristo. Ibyo abahanuzi bose banditse byavugaga Kristo. Ibyo Zaburi n'ibindi bitabo byose by'ubwenge bivuga byavugaga Kristo. Umurongo wa 45, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Bene data, gahunda y'Imana irasobanutse. Amaze kubafasha kumva yuko ibyanditswe byose byavugaga kuri we,
byavugaga urupfu no kuzuka kwe, ntabwo umugambi w'Imana ugarukira aho ngaho ngo Kristo yapfuye yazutse. Umugambi w'Imana, icyatumye Imana itoranya Abisiraheli, icyatumye Imana iduhereza Bibiliya, isezerano rya kera byose, ni uko byaganaga kuri Kristo uzadupfira akanaducungura akanazuka. Ariko umugambi w'Imana ntabwo ugarukira aho ngaho, mwumve neza. Ibyo byabereye i Yerusalemu, ariko ayo makuru akwiriye guhera i Yerusalemu akagenda agakwira mu isi yose, ko Kristo yazutse, ko Kristo ari we mukiza, ko Kristo ari we mucunguzi. Ibi ngibi bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Iyi niyo gahunda y'Imana. Aya makuru y'uko Kristo ari umukiza w'abari mu isi akwiriye kubwirwa amahanga yose bihereye i Yerusalemu. Arangije aravuga ati, ni mwebwe bagabo, mwebwe intumwa zanjye, ni mwe bagabo b'ibyo. Arangije arababwira ngo, kandi dore ngiye kubohereza ibyo data yasezeranyije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Abajyana hanze, abageze i Betaniya, arambura amaboko hejuru, abaha umugisha. Akibaha umugisha, atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Aya niyo magambo Yesu yavuze bwa nyuma. Ibi ngibi bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Ariko mbere yuko mutangira kubikora, mutegereze ko mwambikwa imbaraga. Atangiye kuvuga ko bazambikwa imbaraga z'Umwuka Wera. Luka wanditse iki gitabo cya Luka niwe wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Murabizi twari turi mu bihe bya Pentekote. Ibyakozwe n'intumwa ni igitabo cyanditswe na Luka, yongera kandi kuvuga ibyo Kristo yakoze, ariko noneho ashaka kugaragaza ko umwuka w'Imana Yesu yasezeranyije, noneho bya bindi Imana yavuze, bya bindi Imana yabasezeranyije yarabishohoje. Imana ibahereza Umwuka Wera. Mu gitabo rero cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 nibwo tubona Luka yongera kuvuga aya magambo ya nyuma ya Yesu Kristo. Mwumva ukuntu ababwira. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1, reka duhere ku murongo wa 6. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli? Bigaragaza neza yuko mu kiganiro bagiranye na Yesu amaze kuzuka, abigishwa be bari batarasobanukirwa iby'ubwami bw'Imana, kuko yababwiye ko ubwami bw'Imana buri hafi, yababwiye ko ubwami bw'Imana bugiye kuza, yababwiye ko ari umwami. Noneho batekereza kuba yazutse yuko ubwami bwe bwaje. Bene data, ubwami bw'Imana buri gukora, ariko ntabwo buri gukora mu mbaraga. Ubwami bw'Imana buri gukora mu mitima y'abantu. Iki ni igihe cy'ubwami bw'Imana buhindura imitima y'abantu. Ntabwo ari igihe cy'ubwami bw'Imana buvanaho ibyago byose, buvanaho amakuba, buvanaho intambara, buvanaho inzara. Ubwami bw'Imana mu buryo buri fizike ntabwo turabugeramo. Turacyari kubona ubwami bw'Imana mu buryo buri spirituel. Nubwo no mu buryo fizike Imana ikora, nubwo n'Imana ikiza indwara, nubwo Imana idutabara tukabibona, ariko ahahandi tuzagera ntitwongere kurira, ntitwongere guhura n'intambara, ntiturahagera. Turacyari mu bwami buri spirituel, aribwo bwami buhindura imitima, buhindura abantu, bugakiza ibyaha. Umurongo wa 7 w'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagenye, n'ubutware bwe wenyine. Nta muntu uzi igihe Kristo Yesu azazira. Nta muntu n'umwe muri twebwe uzi ngo Kristo azagaruka ryari. Ni Kristo wenyine, ni data ubizi wenyine. Umurongo wa 8, icyakora icyo mwebwe mukeneye kumenya ni iki ngiki. Ibyo kumenya Kristo igihe azagarukira ntabwo ari ibyayo. Uko Imana izasohoza umugambi wayo Kristo akagaruka gutwara itorero ntabwo tubizi. Ariko twebwe hari ibintu biri clear, hari ibintu tugomba gusobanukirwa. Ni inshingano Yesu yadusigiye. Inshingano Kristo yadusigiye yo irasobanutse. Iravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Uyu mugambi urasobanutse. Imana ntiyatubwiye igihe Kristo azagarukira, ariko byibure yasize iduhaye isezerano ko tuzabona imbaraga z'Umwuka Wera. Abigishwa babonye Umwuka Wera mu gice cya 2. Umwuka Wera aramanuka. Atangiye kumanuka, Petero wari ufite ubwoba, Petero wihakanye Yesu inshuro 3, Petero aterura amagambo avuga amakuru yose yerekeye kuri Kristo ahereye mu isezerano rya kera, ahamya Kristo ashize amanga. Uwo munsi itorero ritangira gukura i Yerusalemu. I Yudaya
naho barahageze, ariko ntabwo barenze i Yudaya. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigaragaza yuko batakomeje kuvuga ubutumwa bwiza kugeza igihe mu gice cya munani hari abantu bavuga ngo banze kumvira itegeko ry'igice cya mbere umurongo wa 8, maze Imana iboherereza igice cya 8 umurongo wa mbere. Igice cya 8 umurongo wa mbere ibyakozwe n'intumwa aravuga ngo uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu, bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya. Ni Yudaya bari batarahagera, ahubwo nibwo bageze i Yudaya, nibwo bagiye n'i Samariya, kandi abo ngabo ni bene wabo b'Abisiraheli, ariko kwa kundi Isiraheli yacitsemo kabiri, bari batarambuka ngo byibura ngo bagere n'i Samariya. Nuko uwo munsi akaga katangiye, cyangwa se persecution itangiye, nibwo batangiye kujyana ubutumwa bwiza. Abantu bubaga Imana nibwo babambye Stefano, baramuborogera cyane. Aho niho ubutumwa bwiza bwatangiye kuva i Yerusalemu. Kandi hari abashakashatsi bavuga ngo hari hashize imyaka 13, niba nibuka neza, imyaka 13 yose bafite umwuka wera, binjoyinga, baterana, bahimbaza Imana, basangira, bavuga Imana, bakoresha imirimo n'ibitangaza. Ariko itegeko cyangwa se inshingano nako Imana yabahaye yo kujyana ubutumwa bwiza ngo bahereye Yerusalemu ngo bakajya i Yudaya n'i Samariya, bari batarayigeza, kugeza igihe Stefano bamutereye amabuye, nibwo intumwa zatangiye gutatana. Nibwo tubona Filipo atwara ubutumwa bwiza, nyuma nibwo tuza kubona Pawulo nawe aza abushira abanyamahanga. Ibi bivuze iki? Inshingano yo gutwara ubutumwa bwiza Yesu Kristo yayibwiye abigishwa be mu isezerano rishya, kandi yarayibatoje mu buryo yabigishije, yatangiye kubohereza, ndetse yaberetse n'uburyo ki yagiye ariretinga n'abanyamahanga. Kristo Yesu mu gihe cyose yamaze mu isi, imirimo n'ibitangaza bikomeye yabikoreye Abasamariya, ba bandi umuntu atekereza ko ari abanyamahanga. Yewe hari naho yabikoreye Abaroma, kugira ngo agaragaze yuko icyamuzanye yego ni ugukiza intama za Isiraheli, ariko no kugira ngo abwirize abanyamahanga. Aha niho tugiye kugarukira mbere ko dukomeza n'ikindi gice cya kabiri.